Haleluya, reka turirimbe ngo Yesu aramfata akankomeza yuko ankunda bihebuje arankomeza. Yesu nashimwe cyane. Iyo ndirimbo ndayigutuye wowe ugihumeka umwuka w'abazima. Hari itangazo rivuye mu ijuru ku buzima bwawe. Hari itangazo rimo riva mu ijuru umwami Imana mpaye uyu mwanya wa none ahangaha ngo ndikugezeho uzabasha kumva ino video. Iryo tangazo ni iryo rivuga ngo Yesu aragukunda kandi aragufata akagukomeza. Subiza amaso inyuma. Nibuze wenda isogonda rimwe mu byo waba uri gukora, nubwo waba uri bize wenda afata nk'amasogonda 5, utitaye ku cyubahiro cyawe, utitaye ku cyo uri cyo, utitaye ku bikugize bize. Usubize inyuma gatoya ibitekerezo, tekereze nk'amasogonda 5. Wibuke intambara Yesu akurwanira mu gicuku cya ninjoro, wibuke bya bindi wanyuzemo byose, wibuke inshuti zawe bo byahitanye ariko we ntibiguhitane, wibuke ya misozi wasimbutse, za nzobo bagucukuriye ntuzigwemo, nyamara inshuti zawe zahitanye. Nurangiza uzamure Yesu icyubahiro. Numara kukimuzamurira uririmba ko karirimbo kavuga ngo Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda bihebuje arankomeza. Nitwa Revera Pastor Nsago ya Miyeri. Bwiza bw'Imana ubane nawe. Umugabo umwe yandika ijambo rikomeye cyane ryari mfasha. Iryo jambo riri mu Migani 21 umurongo wa 30. Uwo mugabo ni umugabo w'umunyabwenge cyane. Amateka atubwira ko mu banyabwenge bose babayeho ndetse n'abariho ndetse n'abazavuka nta muntu wigeze ugira ubwenge nk'ubwe. Kandi amateka ambwira kuri uwo mugabo akambwira yuko mu bantu bose bafite ubutunzi nta wigeze agira ubutunzi nk'ubwe, kandi nta nuzagira ubutunzi nk'ubwe. Ndetse uwo mugabo yagize n'ubwami, kandi ijambo rikambwira ngo yari smart cyane. Umugabo ari umusirimu cyane. Rikambwira ngo no mu burabyo buri mu isi ngo nta burabyo bujya burimba nk'uko umugabo yarimbaga. Uwo mugabo yitwa Salomo. Yandika ijambo mu Migani 21:30 aravuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka ngo bimutsinde. Ndasubiramo ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka ngo bimutsinde. Ikiri jambo ribasha kutubwira cyangwa uko umwuka w'Imana arimo nkoresha ngo mbashe kuri gusobanura rino jambo, ribashe kukubwira ngo iri jambo ririmo rirakubwira ngo uyu mugabo witwa Uwiteka ni umugabo urusha ibigango abandi bagabo bose, ni umugabo urusha imbaraga abandi bagabo bose, ni umugabo urusha ubwenge abanyabwenge bose babari bariho, abazabaho n'ababayeho. Ni umugabo ufite ubuhanga bubasha gufindura ubufindo bw'abahanga bose bariho n'abazabaho. Nkakubwira ngo rero nshuti yanjye, wowe ugihumeka, ubufindo bagukoreye ku buzima bwawe uyu mugabo abutesheje agaciro. Ubuhanga bwose bakoresha ku buzima bwawe uyu mugabo abutesheje agaciro. Nkakubwira ngo inama zose ziri gukorwa z'abanzi bawe ku buzima bwawe, inama ziri gukorwa z'abadayimoni ku buzima bwawe, inama ziri gukorwa z'abakugambanira ku buzima bwawe, uyu mugabo arazisenye kandi arazisheshe. Ni kwa mwengo nkubwira ngo kuko nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama
byabasha kurwanya Uwiteka. Akantu ngira ngo ufatemo kagufasha muri ubu buzima, akantu ngira ngo nkubwire wakubakiraho muri iri jambo kugira ngo urebe niba ugafite, kakubera identite, kakubere pasiporo ibasha kukwambutsa izo nama bari kukugirira. Ikintu ngira ngo nkubwire wikontorore urebe niba ugifite, kikubere visa ibasha kukwambutsa inama bari kugupangira. Ikintu ngira ngo nkubwire wikontorore urebe niba ugifite, kibasha kukubera pasiporo iteyemo visa ibasha kukunyuza muri izo nama cyangwa muri ubwo bwenge barimo kukugerekaho, cyangwa ubwo bufindo bw'ubuhanga bwabo bari gukoresha ku buzima bwawe. Ese uwo mugabo uramwizera? Niba wizeye uwo mugabo witwa Uwiteka, uwo mugabo ukaba wemeranya nawe 100%, uwo mugabo ukaba uzi ko nta rubanza gucira, uwo mugabo ukaba uzi yuko nta kibazo mufitanye, uwo mugabo witwa Uwiteka ukaba uzi yuko ntacyo mupfa, ukaba uzi ko ntacyo agushinja, ukaba uzi gukubita ivi hasi akakubwira ati ndakumvishe mwana wanjye, ukaba uzi kumwambaza akakubwira ati humura ndi kumwe nawe. Muririmbyi umwe arongera araririmba ngo yemwe ngabo zanjye, araririmba ngo yemwe nimukomere, ko ndi kumwe namwe ninde wabashobora. Yewe yemwe nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Haleluya. Niba uzi ko umugabo ujya uririmba iyo ndirimbo ukumva ikugeze ku mutima, niba uzi yuko uwo mugabo ujya uririmba iyo ndirimbo ukumva iragufashije, reka nkubwire, nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama bibasha kurwanya Uwiteka. Bishatse kuvuga ngo nta banyabwenge, nta bahanga, nta bire mu dutsiko ku buzima bwawe babasha kuvuguruza icyo umugabo yavuganye nawe. Shikama iriri byawe, inywere mitobe yawe. Haleluya. Nurangiza utuze, muhanga amaso, umupfukamire, umwiringire, umuzamurira icyubahiro. Ikintu yanga umuntu wasigana ku cyubahiro cye, icyubahiro cye ntago bajya bagisiganira n'icye wenyine. Nurangiza umwihera icyubahiro, asigaye winywere, wirire, wiryamire, umupfukamire, asigaye witurize. Izo nama zabaraje ntuzamenye uburyo zasenyutse, ubwo bwenge bwabo ntuzamenye yabuteshereje agaciro, ubwo buhanga bwabo buzafata ubusa. Mwami Imana kwishimire. Shalom, amahoro ya Kristo abane nawe. I love you so much.